Yes, kandi subscribe wowe ugeze hano bwa mbere kandi nawe umaze iminsi wibuke gukora share, like na comment. Nkuko bisanzwe ni Claude ubagezaho amakuru agiye atandukanye. Wewe wakande subscribe ndabizi urayabona buri munsi kandi ushimishwa n'amakuru tukugezaho. Nawe rero mushya ndabizi uzabikunda, uzabyishimira, uzishimira amakuru mbagezaho. Wowe nugenda utakoze subscribe, share, like na comment, ubundi ngi ndabagezaho amakuru agiye atandukanye. Ni ya makuru rero agenda acicikana hirya no hino ku isi, by'umwihariko kuri uyu munsi tugiye kuvuga ku banyeshuri cyangwa se ku bijyanye n'amasomo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twibanda nka turiya duce twamaze gufata rero mu bice bigenzurwa na M23. Bakoze ibizamini bya leta nk'uko mubibona. Nta kuntu abanyeshuri bakora ibizamini bya leta hatari umutekano, ariko turibaza niba M23 izagumana aho hantu hakitwa indi leta. Ese diplome zizazaho leta ya Kongo, zizazaho iyo leta nshyashya? Reka tuzarebe, tuyitege amaso. Wowe ugeze hano kanda subscribe, naho wowe w'umusangwa kanda share, like na comment, maze ubundi tujye tubana nk'ibisanzwe. Nubwo byari bigoye kwitegura, abanyeshuri bo muri Kivu y'amajyaruguru na Kivu y'amajyepfo berekana ko biruhukije kuko uyu mwaka w'amashuri utakibabereye imfabusa nyuma yaho bemerewe gukora ibizamini bya leta byari byarasubitswe. Ariko uyu munsi kuri uyu munsi byakozwe cyane rwose, biracyarimo no gukorwa. Ndetse kuri uyu wa kabiri rero tariki ya 25 Werurwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habaye ibizamini bidasanzwe bya leta ku banyeshuri rero bize amasomo y'amashuri yisumbuye. Bari barigishije rero cyangwa se barigishije, ni ukuvuga kandida libre. Bamwe twita abakandida libre, ni bamwe baba barigishije bataragiye kwigira ku ishuri, kandi urumva ntibyari kumvikana ukuntu bari kujya kwiga mu ntambara. Ubwo byasabaga kwiyigisha, usubira mu makaye, usoma ibitabo, kugira ubashe kudacika intege cyangwa se kudasubika amasomo yawe. Byabaye rero mu turere tugenzurwa n'inyeshyamba za M23 mu ntara ya Kivu y'amajyaruguru na Kivu y'amajyepfo. Abanyeshuri rero bishimiye kwitabira ikizamini cya leta cyari cyarasubitswe, ariko nanone rero barahangayitse kuko uko ibintu bimeze ubu mu burasirazuba bw'iki gihugu bitoroshye, ntibyoroshye kandi ntibyaboroheye no kwitegura neza nk'uko babishakaga. Pascal Tsongo abisobanura agira ati ikizamini cyagenze neza, nta masomo ya section hari gusa imibare, ubumenyi rusange n'igifaransa byonyine, cyangwa se byonyine gusa nibyo byari bihari, ari byo biri gukorwa. Umuntu wese rero yashoboraga kwibona uko abishaka cyangwa se kwibona neza nta kibazo. Ngo rero ngo ntabwo yari yiteze ko ibizamini bizakorwa vuba nyuma y'itangazwa ry'isubikwa ry'ibizamini bibanza mu turere tugezwemo cyangwa se tugenzurwa n'inyeshyamba za M23 cyangwa se M23. Ku itariki rero ya 7 Werurwe nk'uko byatangajwe cyangwa se nk'uko bitangazwa na Media Congo Net, niyo yari yatangaje ayo makuru, kandi ni nayo yongeye gutangaza ayo makuru ko byakunze ko uyu munsi cyangwa se ku munsi w'ejo hashize ibizamini nta kibazo bizakorwa. Byarakozwe, nibyo nabagezagaho, byarakozwe kandi bigenda neza, nubwo wenda ubwoba bwo butari kubura, ariko basoje umwaka ntabwo babereye imfabusa. Ugeze hano bwa mbere kandi subscribe, nawe uhamenyereye like, share na comment, tujye tubana n'ibisanzwe. Yari Claude, bye, Banyarwandakazi, twabazaniye za ntebe z'imigano, turazikora ahangaha. Dukorera ku kiraro uva Nyabugogo, ku kiraro cya mbere ku Kinamba. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788444088. Kaze muri Mambo.